reka tubifurize ibihe byiza abakunzi babiza TV Rwanda, reka tubifurize ikaze mwese aho muri hose hatandukanye, mu mirenge itandukanye, mu turere dutandukanye, mu tugari dutandukanye. Hari inkuru rero nje kubagezaho aka kanya nuko mu karere ka Nyagatare, mu murenge Nyagatare, kuri uyu mugoroba ku isaha y'isa 12:30 hamaze kubera impanuka y'imodoka, ariko iyo mpanuka ikaba ibaye hano mu mujyi wa Nyagatare. Rero uri mu karere k'Iburasirazuba, ubwo ni muri East African Community, nawe uri mu karere k'ibiyaga bigari, ubwo ni u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania, abari Uganda, namwe karimo kutumva muri Kota Masimbi, mbifurije ikaze n'ibihe byiza. Weho ukurikira ibiganiro byacu, yaba amakuru y'ubuzima, yaba amakuru amateka y'isi, documentary, nta kindi musaba no gukomeza gukora subscribe, ugakoresha amaze ibiganiro byacu bya TV Rwanda bikakugeraho umunsi ku munsi. Nk'ibisanzwe nitwa Eric Nshimiyimana. Ubuvumbuzi, siyanse, ubushakashatsi bucukumbuye imikino n'imyidagaduro, byose ni handi wabikura atari kuri Biza TV Rwanda. Weho niba uko subscribe umenya ko uje mu muryango mugari wa Biza TV Rwanda. Muri aya masaha rero y'umugoroba ku isaha y'isa 12 z'umugoroba, n'ubundi habaye impanuka isa ntaho nta bantu bayihitanye cyangwa se wenda batakashemo ubuzima, ariko ni imodoka yabaye nkituruka mu cyerekezo runaka, igeze mu ikorosi igiye gukata kugira ngo ikate, isa igonga igikuta. Ni igikuta kiri hafi n'umuhanda. Umushoferi wari uyitwaye rero yahise avamo, ntabwo yirukanse, ese avamo ahagarara ku ruhande. Ni imodoka rero abaziza modoka zimwe za tractor cyangwa se ibyo imodoka bafite amenyo inyuma cyangwa se imodoka zihinga, yakase mu gukata cya kintu gifite amenyo y'inyuma cyo kugira ngo nacyo gikate gitagifata urukuta cyangwa se igipangu kiri hano kuri kaminuza ya East African University of Rwanda. Then iyo modoka yahise amapine yo mu mpande yo yahise agwa mu ferege. Rero abantu bahise baza birukanka benshi, bari gutabara, abandi imitima yahise kuko ko bumvaga igisa naho n'ikintu gituritse, ariko baje kureba basanga niyo modoka iguye. Shoferi avuyemo ari muzima, ndetse kandi nta muntu wabashije gukomereka. Imana yakinze ukuboko, bose bari mu muhanda nawe wabashije kugeraho. Ni kenshi rero hakunze kuvugwa impanuka zitandukanye z'ibinyabiziga, aho polisi y'u Rwanda igenda ishishikariza abanyarwanda batwara kumenya aho batambuka, niba bagiye gukata bakamenya uko bakata. Ikindi kandi ntago twabashije kumenya icyari kibyihishe inyuma, kuko mu bigaragara uyu mushoferi yagiye gukata ariko yari yataye umuhanda nyamuri kubera ku mashusho, kuko urumva ahantu yakase we ntabwo yigize yinjira mu muhanda, ahubwo yakase nk'uri gukata mu gipangu cyangwa se hano kuri iyi mbuga ya kaminuza. Rero urumva byahise bituma agwa muri shoke maze aragonga. Rero niyo mpamvu rero polisi yari ivuga ati niba uzi neza uko utameze neza, nta mbaraga ufite cyangwa se wumva utameze no mu mubiri, nta mpamvu yo gutwara ikinyabiziga. N'ejo bundi rero hagiye havuga impanuka zitandukanye, byose rero byagiye bibaho, ariko polisi igahora ivuga ati nyaboneka menya uko utwara, menya aho ujya. Nitwa Eric Nshimiyimana, komeza ukore subscribe, nta yindi neguza nawe ubutaha.